twisanze mu rukundo rwawe utubera ubuhungiro. Mwami Yesu, turagushimiye ko waduhaye Kristo, wemeye kuba ikimana yanga kugira ngo iduhindure ikimana ikunda. Warakoze Kristo, tuguhaye icubahiro. Uyu mwanya turimo turaganira, turimo turarira ku bubyutse, turasaba kugira ngo umwuka wera w'Imana abe hagati yacu. Niwe wenyine ugerekeza ubutumwa akabugeza mu mitima aho ushaka ko bugera. Hagati yacu, mwuka wera abana natwe, mwuka wera akorana natwe, mwuka wera abana nabumva, imbaraga za mwuka wera zidushoboze muri byose. Urakoze, tuguhaye icubahiro mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Uyu ni wa mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, iryo turimo kwigaho muri iki gihe, ibihe by'ububyutse. Dufite insanganyamatsiko y'iki giterane ivuga umutima uririra ububyutse. Turashima Imana ko muri iki gihe dufite abantu barizwa n'ububyutse, bifuza kubona imitima ihembutse, bifuza kubona ibimenyetso n'ibitangaza byongera kuboneka nk'ibyo mu gihe cya Yesu Kristo. Turashima Imana ku bw'ibyo. Turashimira bose badukurikiye, turabakiriye, abari hafi, abari kure, mwese turabakiriye mu izina rya Yesu. Ndongera kwakira nanone abakozi b'Imana, abo turi kumwe muri uyu mwanya. Ntago ndibuze kubavuga, baraza kugira umwanya wo kwivuga ariko ndabakiriye. Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya rero ni umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Turimo turaganira hejuru y'ububyutse. Nibyo tuza kugarukaho, mu byo tuza kuganira ni ububyutse. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 2. Dushaka twahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatunguka uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Iki ni igihe cy'ububyutse. Turimo turasenga Imana kugira ngo Imana igarure ububyutse. Ntabwo nza gufata umwanya wo kugira ibyo nsobanura, kuko turi kumwe n'abatumirwa bacu, baraza kudusobanurira icyari cy'ububyutse. Nicyo tuza guheraho. Ikibazo cya mbere nta nubwo ari ikibazo, ni ugusobanurira abadukurikiye, abatwumva, bamenye ngo ububyutse ni iki. Abantu bashobora gutekereza ko turi mu bubyutse kandi tutari muri bwo, kubera abantu barasenga. Nubwo turi mu bihe bya COVID, abantu barasenga, amatorero arahari. Hanyuma uwavuga ko nta bubyutse buriho cyangwa buriho ntitwamenya, kuko ntituramenya juste ububyutse ni iki. Kugira biraza kutumenyesha ko turi mu bubyutse cyangwa tutari mu bubyutse tumaze kumenya icyari cy'ububyutse. Abatumirwa bacu rero nibo baza kutubwira ububyutse ni iki. Hanyuma biratuma tumenya ngo ese muri iki gihe itorero, urubyiruko, kuko iki ni igiterane cy'urubyiruko, ese koko turi mu bubyutse cyangwa turabukeneye. Nitumara kumenya ububyutse cyari cyo, turaza kumenya aho twisanga. Ndabakiriye rero, reka dutangirire uri iburyo bwanjye. Araza kutubwira amazina, umurimo we, aho akorera umurimo, hanyuma aze kutubwira nanone, adusobanurira, tubwire icyari cy'ububyutse.
urakoze cyane Evangeliste James Imana igumugisha. Urakoze cyane. Ndanashimira team yateguye bino bikorwa byo kuganira ku bubyutse, ikipe muri New Generation for Revival. Imana ibaho umugisha. Team mwebwe mushyira ibintu n'abasore batoya ariko baririra ububyutse. Urumva insanganyamatsiko turi kuganiraho ngo umutima uririra ububyutse. Urumva? Haleluya. Imana ibaho umugisha. Numva nagiye gufashwa ubyonyine kumva gusa iyo teme mbere yo kuvuga amazina yanjye numva already nangiye gufashwa. Imana ishimwe cyane rero kandi Imana ibaho umugisha. Evangeliste Denis nkuru nziza uyoboye iyo New Generation for Revival. Imana imumugisha. Imana igumugisha nawe Evangeliste James Huduma. Nitwa Didier Habimana ndi umushumba muri Zion Temple ya Kimironko aho Imana ituye. Ndumva ndi umugabo wubatse mfite n'urubyaro Imana yampaye n'abana. Ndumva kereka wenda hari ibindi birenzeho mukeneye kumenya ariko numva ari ibyo ngibyo by'ingenzi. Ikindi ndi umwana w'Imana narakijijwe kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo biciye mu kwizera ndamwizera. Amen. Rero ububyutse ni iki? Nicyo kibazo bambajije. Reka nsome ijambo ryanditse mu Befeso, nkoreshe Bibiliya kugira ngo nsobanure ububyutse. Nindangiza ndaza wenda gukora komanteri kuri iryo jambo. Mu gitabo cya Befeso igice cya 5 ku murongo wa 14 Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Reka nsubiremo. Yego. Ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke ngo maze Kristo abone uko akumurikira. Muri iryo jambo baravuze ngo kanguka. Ubundi ushobora kwiga iryo jambo ububyutse uryiga mu buryo bwa grammaire. Ni ukubyuka. Mu cyongereza bita revival. Ntago ari ukubyuka gusa, ni kongera kubaho, revivre. Ariko mu gifaransa bakabyita réveil, kubyuka. Noneho na Paulo arandika abwira abakristo bo muri Efeso, aravuga ngo yewe usinziriye we kanguka. Reka manzi nsobanure yuko ubundi umurimo w'ivugabutumwa, umurimo wo gushaka abantu bataramenya umwami Yesu Kristo, abo Bibiliya yita abazimye. Bibiliya avuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, ngo utamubufite ngo nta bugingo afite, ngo yarangije gucirwaho iteka. Umurimo w'ivugabutumwa wa evangelisation ukura umuntu mu rupfu ukamujyana mu buzima. Nibyo Paul yabwiye Abefeso nanone, aravuga ngo namwe mwari mupfuye ngo muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. So umurimo w'ivugabutumwa rero ukura umuntu mu rupfu, nubwo atari urupfu physique ariko urupfu rwo mu mwuka, akaba muzima. Ariko hari igihe wabaye muzima asinzira. Aho rero niho ububyutse buziramo. Umva Bibiliya yavuze iri kubwira abantu bakijijwe, aravuga ngo yewe usinziriye we. Mu yandi magambo warakijijwe, warazutse, ufite ubuzima, ariko urasinziriye, ukeneye gukanguka. Paulo arimo arabwira Abefeso ngo yewe usinziriye kanguka, ngo hanyuma ngo Yesu Kristo ngo abone uko akumurikira. Mu yandi magambo asinziririye ahantu hatari umucyo, kuko Bibiliya ngo Yesu abone uko akumurikira. Ushatse gusobanura ububyutse mu magambo ya vocabulaire, mu magambo y'ikinyarwanda cyangwa se y'igifaransa mukoresheje alphabet, je numva bidakunda, ntibishoboka. Ari ibintu bidasobanurwa na dictionnaire, ari ibintu bidasobanurwa n'amagambo yacu, kuko ububyutse ni Imana. Wadusomeye ijambo ryiza, uravuga ngo bose bari hamwe, ngo bari mu mwuka, ngo umuriro ubatungura, ngo uvuye hehe? Uvuye mu ijuru. Ububyutse ni Imana isaturatinga, ni Imana iza. Nibyo byabaye kuri Pentecote, ni ururimi rw'umuriro, ni impumeko y'Imana, ni iryo jwi. Ni umwuka w'Imana, ni ubuzima bw'Imana buza bugatemba muri communauté zacu, mu buzima bwacu, mu miryango yacu. Iyo rero ibyo byabaye, ntiwavuga ngo ese ngo ububyutse wenda ngo umuntu yabusobanura. Ni nk'uko umuntu adashobora gusobanura inzara. Ushobora gusobanura ngo inzara ni iki, ukavuga ngo inzara ngo iyo umaze iminsi utarya ngo ubabara mu nda. Oya, uzasonze uzabyumva. Iyo washonje nibwo umenya definition y'inzara by'ukuri. Iyo rero uri mu bubyutse, ubwo buzima bw'Imana buza bukaganza ubuzima bwawe, bukaganza, niryo jambo nakoresheje ifo ko bisobanuka neza. Bukaganza no kuvuga
mucyo ngiza nkunda iryo jambo saturate bukaganzo ubuzima bw'Imana. Uko niko nasobanura ububyutse. Ibyo rero biba cyane kubera ko abantu baba barazutse, babandi baba barakijijwe, baba batakibaho ubuzima bw'umuntu wakijijwe, basinziriye mu bitotsi. Hanyuma Paul akababwira ngo yewe usinzirewe ngo kanguka. Hari izindi degré utazageramo usinzire, kuko Bibiliya ivuga igeranya usinzire nk'umuntu upfuye. Kuko Bibiliya yavuze ngo kanguka uzuke. Niko Bibiliya yatubwiye hariya mu Befeso, gukanguka uzuke. Mu yandi magambo, umuntu wakijijwe ariko usinziriye ameze nk'utarakijijwe, ameze nk'umuntu upfuye. Imana rero yije ikamukangura, nibyo nakwita ububyutse. Mu magambo make, Imana iguha umugisha. Pastor, Imana iguha umugisha. Arakoze cyane Pastor. Abisobanuye nk'uko biri. Byanyibukije ibintu nahoze nsoma kare ku cyitwa ububyutse, ijambo rifite inkomoko mu Kilatine rivuga ngo ni live again, kongera kubaho. Kanguka uzuke, ni ukuvuga mu yandi magambo ongera ubeho. Yabisobanuye neza mu magambo, aravuga ngo ni ukwakira ubuzima, ni ukongera kwakira ubuzima bwari bwarabaye expired. Hari igihe tuba mu buzima tukagera aho buba expired, tukongera kuba dukeneye kwakira ubundi buzima bushyashya. Nicyo Pastor avuye kudusobanurira, atubwira ububyutse nko kongera kubaho, ububyutse nko kongera kwakira ubuzima. Uri bumoso bwanjye, Imana iguha umugisha. Amen. Ntabwo uraza kuzuza, niko nza kubyita. Ububyutse ni iki? Iyo abantu bavuga ububyutse, Pastor D avuye kutubwira ububyutse. Urubyiruko ruriho muri iki gihe nibo bateguye igiterane, barimo bararizwa n'ububyutse. Hari abandi barira batazi birimo kubariza urubyiruko, I know, kuko uhura nabo ugasanga baranyose, barasenga, bagasa n'abantu batazi. Ariko dukeneye kuba bamenya ngo ububyutse ni iki. Akoze hajya no kubanza kwivuga. Okay, nitwa FLORI, ndi umugabo w'umugore umwe n'abana batatu. Ndi umushumba mu itorero rya Zion Temple, nkabambarizwa ku Gisozi. Ndashimira ministeri yadutumiye New Generation for Revival, n'itorero ryatwakiriye ahantu haryoshye heza cyane. Now kububyutse ndunganira umukozi w'Imana. Nkuko wari bivuze, it is to return to life. Ubundi definition y'ububyutse ushatse wavuga amagambo menshi: to return to life, to quicken, to revive, to reanimate. Nkunda gukoresha urugero ruto. Urabona iyo umuntu yapfuye, yavuye mu mwuka, bakamujyana muri ya salle d'opération, bakamushyiraho bya byuma. Hari ibyuma bajya bagushyiraho bigasa nk'ibishuka umutima, bigashika umutima, bagakubita umutima ukagera gutya, noneho kugira ubwo umuzima bugarutse. Tuvuze ububyutse ni nko kuvuga umuntu yapfuye. Zaburi 45:7 Bibiliya iravuga ngo Dawidi atangira asaba imbabazi Uhoraho Uwiteka we, ese uzakomeza kudusiga kure, uzakomeza kutwibagirwa? Arangije asa nk'ukangutse, aravuga ngo ntuzagaruka ukatuzura. Actually iryo jambo uko kuzura, umwami niwe utuzura. Sinzi ukuntu nabivuga. Niba hari ikintu cya mbere dukeneye muri iyi minsi ni ububyutse. Kubera iki? Pastor yabivuze neza. Ubundi ni umurimo w'umwuka w'Imana utagira ikindi kintu. Twe duhinduka nk'abakozi, duhinduka nk'abagaragu b'imbata, ntituba tunazi n'ibikorwa. Jye nigeze gusogongera ku bubyutse, nituza kugera igihe ndaza gutangaho ubuhamya. Ariko nta ugira uruhare, nta n'umenya amasaha niba amateraniro yatangiye igihe arangirira wenda se. Ububyutse ni ugukora kw'Imana. Hari amatekste menshi ya Bibiliya iyo dushaka kuvuga ububyutse umuntu ashobora gukoresha. Irikunda kuza vuba ni Ezekiel 37. Bibiliya iravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwanjeho
ngo kurangije ngo kuranterura ngo kunjyana mu magufa yumye noneho kurabaza wumva ukuboko k'Uwiteka ni umwuka wera kurabaza kutese aya magufa yakongera akabaho. See the response, aravuga ngo ni wowe ubizi mwami. Noneho ijwi riva kuri uko kuboko k'Uwiteka. Uwiteka aravuga ngo yahanurire noneho yahanuriye ngo avamo ingabo. Reka mbivuge gutya, ijambo rya mbere Bibiliya iratubwiye ngo ukuboko k'Uwiteka kwaranteruye kuraza kurambwira ngo mbese amagufa yabaho. In other words, harimo ikiganiro hagati y'umwana w'umuntu ari we Ezekiel ndetse n'umwuka w'Imana. Ububyutse ni igihe icyambere kizana ububyutse, ni igihe abana b'abantu buzuye umwuka bakiriye Yesu umwami n'umukiza, bibagirwa gusaba imireti n'amandazi, bakibagirwa gusaba iby'iyi si binejeje umubiri, bagakopera n'umwuka, bakavuga ngo mwuka ni wowe ubizi. Hariya harimo ikiganiro, sizi niba mwarasomye mu byakozwe n'intumwa hamwe mwatubanjirije, bisa nkaho baba baganira n'umwuka. It pleased the Holy Spirit and us, bigasa nkaho basa nk'abariho, wagira ngo bariho bari nk'uko turabajama turaganira, noneho bakavuga ngo bisa nkaho umwuka yatugana. Umwuka ntabwo ujya uzana ububyutse hatarabaho ikiganiro n'abantu. Icya kabiri, umwuka uzana ububyutse iyo abantu bemeye guhanura nk'uko umwuka avuga, which is to communicate the gospel without compromise. Hariho abantu benshi bari baravuga ubutumwa, I am sorry kubivuga gutyo, ariko ubutumwa buzana ububyutse ntabwo ari ubwo turiho turumva rimwe na rimwe. Sinzi ukuntu nabivuga, menya ngiye kubirangiza tutitangira kuganira. Bivuge FLORI. Reka mbaze ikibazo. Abakera, abasore bakera bo mu bubyutse bakizwaga bifuza kujya mu ijuru. Abubu bakizwa bashaka kujya muri Amerika. Amasezerano baryamyeho ni kujya muri Amerika. Abakera basore b'imigendo bakizwaga bifuza kujya, reka mvuge ngo kwihana ibyaha babirangiza. Ubu bakizwa bisabira umugisha. Abakera bakizwaga bashaka kuzura umwuka n'ikimenyetso cyo kuvuga ku ndimi no guhanura no kuganirizwa no kuyoborwa n'uwo mwuka. Abubu basaba promotion na like na Facebook. Abakera buzuraga umwuka bafite inyota bavuga ngo mwami ese watwongerera abakizwa. Nanjye ndabara inshuro mu byakozwe n'intumwa bavugaga umubare ngo babongereye abakizwa, nabaza inshuro 7 babaraga umubare w'abakizwa, like to say the itorero rero rirakura by 10%, 20% or 1000%. Ariko twe ntitubara abakizwa, tubara umubare w'ibiterane twakoze. Abakera bavuga twongerera abakizwa mwami, twongerera abakizwa, ariko twe turifuza ngo imodoka ziyongere mu nzu nako mu rugo zibyagire nk'inyana zinezerwe. I think we need to, something need to change. Nikoje mumbabarire ntimunyumve nabi barokore, Imana irifuza kuduha umugisha, kandi umugisha Imana itanga Bibiliya iravuga ngo uzana ubukire ntiyongeraho umubabaro. Ariko ubutumwa bwiza butwigisha umugisha ntibukwiriye kuza ngo bunakureho ubutumwa bwiza butwihanisha, ubutumwa bwiza butuma tusohoka ngo tuzane benshi kuri Kristo. Reka mbendekeye nkaho hanyuma tuze gukomeza. Amen. Ntabwo nzi ikintu nza kongeraho. Dore ikintu gikomeye, ububyutse ni ukugira umutima urizwa n'igisa n'ikirizwa Imana. Niba imitima yacu irizwa nuko tubona amamodokari, si cyo kiriza Imana. Abari mu bubyutse bajya barizwa n'abatarakizwa, kuko nicyo kiri ku mutima w'Imana. Imana irashaka ko bose bakizwa. Amarira y'Imana, God is crying, ivuga ngo uriya nawe yakizwa. Bibiliya iravuga ngo ntabwo Kristo atinze kuza,
ahubwo ngo ararindira ko hari undi nawe wakizwa. Abari mu bubyutse bagira amarira asa n'ari ku mutima w'Imana, barizwa n'ibiriza Imana. Iki kintu ndagikunze cyane. Hari igihe tujya dutekereza ububyutse tukagira ngo none ni ukumara amanayiti turimo turasengera ibyifuzo byacu. Sico. Ni ukumara amajoro menshi tuvuga ngo Mana ni bande batarakizwa ngo tubagereho. Turaza kubigeraho. Ariko reka tugaruke nanone ku kibazo cya kabiri abantu bashobora kwibaza. Ni ryari ububyutse buza? Ushobora kwibaza, mu Rwanda turimo matorero arahari, ntazi umubare wayo menshi, niko mbyita. Turi mu bubyutse, ni ryari tuvuga ko ububyutse buhari? Ni ryari ububyutse buza? Ryari Pastor D, ububyutse buza ryari? Twahereye kare. Yego, Imana niza n'ububyutse. Yes, none nta ruhare rwacu mu bubyutse kugira ngo buze? Yes, urakoze cyane. Reka ndababwira ibintu bine ntekereza yuko biza n'ububyutse cyangwa se byangombwa cyane, ni nka karakterisitike z'ububyutse cyangwa se ibintu bine dushobora guheraho tubona byangombwa. Ariko reka mbanze ntangirire mvuge gato ku byo FLORI yavugaga. Nibyo, ububyutse ntago ari event. Ibi rero kizatugiyemo rwose. Ububyutse si igiterane. Umva tugira ibiterane twita ibiterane by'ububyutse, revival meetings, revival service, kandi ndabikunda ndanabitegura rwose. Ibiterane by'ububyutse. Ariko ububyutse si igiterane. Umva, ububyutse ntago ari decor nziza, kandi frankly I love it. Ububyutse ntago ari sound system, microphone ya shua. Mbese murabizi abavuga butumwa, abaririmbyi bakunda microphone nziza, bakunda gitari nziza. Donc ububyutse ntago ari emotions nk'ibyo bavugaga. Ibyutse ntago ari rock and roll cyangwa se igisirimba. So ububyutse for sure tugomba kwemerera Imana ikatuganza, kandi kiriza kikaba aricyo kituriza. So nibyo ngibyo nashaka guheraho. Ni biki rero, ni gute niki twakora kugira ngo ibyo ngibyo bishoboke? Ibintu bine nshaka kubabwira, ariko nanone ndahera kuri text yo muri Bibiliya. Text yo muri Bibiliya, aho ngaho wadusomeye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'Umwuka Wera akoresheje intumwa, niko bakunda kucyita icyo gitabo. Actually icyo gitabo kiraryoshye kubera yuko ntabwo kirangira. Muzi ukuntu nuko ngiye kuvuga byinshi, ukuntu igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kirangira biri funny. Kirangira Bibiliya ivuga ngo Paulo ngo aragenda ngo akodesha inzu, ngo hanyuma akazajya yakira abantu, ngo akabaganiriza. So what? Ntitwamenye ni ya suivre. Kubera iki ari a suivre? Ni kubera ko Imana ishaka yuko ari twebwe tugikomeza icyo gitabo. Ibyakozwe n'Umwuka Wera akoresheje intumwa. No, urebye nuko kitarangira gusa tumenya. Urebye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kirimo histoire y'abagabo babiri gusa, urebye ugereranyije. Harimo n'abandi benshi, ariko usanga ari ubuzima bwa Paulo n'ubuzima bwa Petero. Ariko ntitwamenye ibya Matayo. Erega Matayo nawe yari apotre kandi yujuje Umwuka Wera kuri yari muri 120. Ntitwamenye ibya Toma. Toma wakoze mu urutoki rwe akarukoresha mu rubavu rwa Kristo Yesu kugira ngo amenye, ahakikishe yuko Yesu yazutse. Ntitwamenye ibya Yohana. Umwigishwa Yesu yakundaga. Ntago bamuvuga gato cyane, atubwira inzandiko mu byahishuwe, ariko ntago tuzi. Ntitwamenye ibya Natanayeli. Mu yandi magambo, Imana yabikoze ibishaka ngo hari abandi ntashyize muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kubera ko hazaba ari na ba Huduma, hazaba na ba FLORI, hazaba na ba Deni. Hari ibyo bazakora nabyo kandi bakoreshejwe n'Umwuka Wera wa wundi, ariko bafite ububyutse. Kuko naho niho byatangiriye, niho wadusomeye. So muri iki gitabo mu cya gatatu, Petero arimo arabwiriza, avuga ijambo ritangaje ku murongo wa 19 wa Acte igice cya gatatu. Avuga ngo nuko mwihane, reka nisome, ngo nuko mwihane ngo muhindukire, ngo ibyaha byanyu ngo bihanagurwe, ngo iminsi imeze ite yo guhemburwa ibona ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Ituruka he? Ku Mwami Imana. Noneho ku murongo wa 21 waho ngaho muri Acte gatatu aravuga ngo
ngo bavuga kuri Yesu Kristo ngo Yesu Kristo niwe ijuru rikwiriye kwakira ngo kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa. Now harimo ibintu bine nshaka kuvuga wenda bigaragaza cyangwa se biranga ku bubyutse bugiye kubaho wenda mere kuri iri jambo. Icya mbere Petero marabwiriza yavuze ngo iminsi yo guhemburwa izaza cyangwa ngo ibihe bizongera kuba nka mbere nk'ibihe bitunganye neza. Icyo nicyo twagitindaho, ibihe bizongera kumera nk'ibya mbere. Mwabanje ijambo ryitwa ngo ni mwihane muhindukire. Naho iyo niyo point de départ, the heart cry for revival itangirira ku kwihana no guhindukira. Nibyo FLORI yavugaga. Ni ukuri hari abantu benshi bumva ubutumwa bwiza bwo kujya Hawaii kandi Imana irabikora ngo wizere Kristo uzajya muri honeymoon Hawaii. What next is no nukuri ibyo ntago bizazana reveil. Azagenda nyine agiye Hawaii areba amazi y'ubururu atahise. Ariko Petero yaravuze ngo nuko mwihane muhindukire. Ikindi mu mbabare mbivuge cyane cyane, hari abantu bihana ariko ntibahindukirira Imana. Iri jambo guhindukira ni to return to God cyangwa se convertir ku Mana. Convertir ni ukuvuga najyaga muri est ndahindukiye ngiye muri west. None uhindukirira Imana kuko uyu munsi hari ibintu byateye abantu bahindukirira umukozi w'Imana. No, abantu bahindukirira a man of God instead of a God of a man. Nuko bahindukirira umukozi w'Imana kugira ngo kandi Imana nyine ariyo mwapointing. Ariko mwumve nanone parenthèse, ngenso nemera yuko udashobora kuba faithful ku muntu w'Imana utari faithful ku Mana yamwohereje. No, Imana hari abayobozi yadushyize imbere kugira ngo batuyobore kandi ijambo ryabo tukaryubaha. Mwumvira babayoboraga niko bavuga, bakabigisha ijambo ry'Imana, muzirikane ingeso zabo, muzirikane n'iherezo ry'ubuzima bwabo. Bibiliya rero bitusaba rwose. Ariko kugira ngo ibyo ngibyo bishoboke nuko you have to return to the master w'uwo muntu, umwami w'uwo muntu. So conversion rero iki kintu cyo kwihana ni icyambere. Icya kabiri nanone gishobora gutuma ububyutse bubaho. Icya kabiri ntago ari ukwihana gusa ariko ni ugukunda Kristo, urukundo rwamusariye, urukundo rwamwimariyemo. So ibyo ngibyo bavuga ngo umutima wawe urizwe ntibishoboka, ntago bikunda. Ntago wakwicara mu cyumba ukavuga ngo kuva uyu munsi, kubera ko dufite Netflix ikubwira ngo ndeba, hariho amamuvi menshi yasohotse, dufite WhatsApp imamagara, dufite Instagram, dufite Snapchat, dufite mbese urubyiruko rurizwa n'ibintu by'Imana. Ntibyakunda Imana itabikoze. Ariko umutima uzaririra ububyutse ni wa mutima wa wundi uzakunda Imana ukamwimariramo. Wumve ntago ibyo FLORI yavugaga, ntago akunda ikiganza cy'Imana, akunda umutima w'Imana. Nukuvuga akunda the heart of God, not the hand of God. Kuko uyu munsi umva dukunze iby'Imana itanga kandi irabitanga. N'ukuri Imana yacu yitwa Jehova Jire, Imana ituma turonka, irabikora rwose for sure. Iyo Mana yacu irabikora, ifite dimension nyinshi. Ariko dukunde the heart of God kurusha the hand. So icyo nicyo cya kabiri. No, icya gatatu rero nanone kigaragaze umutima uri ububyutse, nicyo FLORI yavuze nawe wakivuze, ni umwuka wera. So umva ni umwuka wera. Muziko dutangira itorero ni urugero rutoya, twaricaye kugira ngo dusenge tuganire ku bijyanye n'itorero. Umuntu wabatereka tubanze ishyiraho strategic plan. Okay, turavuga ati sawa, ni byiza. Noneho tusanga twe dufite umuntu twe tugiye gukora nawe wakoze muri USAID azana strategic plan y'Abanyamerika, undi yakoze muri DFID azana strategic plan y'Abongereza, so undi yakoze mu mihigo azana strategic plan na Minaloc. So noneho tusanga turi muri America. Rero kugira ngo umwuka wera, kugira ngo ububyutse bube, yego tuzihana dukunde Kristo ariko twuzure n'umwuka wera, apana gukora strategic plan gusa. Mind you kabisa, ibya strategic plan ni byiza, naranabyize, nabikoze muri masters, mfite masters muri strategic management, so ndabizi ndanabyemera. Dukeneye kuzura umwuka wera, dukeneye kuririmba twuzuye umwuka wera, dukeneye kubwiriza twuzuye umwuka wera, dukeneye
kuko icyo dukora cyose dukeneye kuba driven with the Holy Spirit. Yesu yaravuze, nibyo yavuze ngo hanurira amagufa, ariko Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 6 ngo imigezi y'amazi y'ubugingo bizatemba iva iyo migezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri twebwe niyo izazana ububyutse. Ni ngombwa ko duhighlightinga umumaro w'umwuka wera. Nicyo cyane twadusomeye Acts igice cya 2 byangize bitese. Ntago buzuye, ntago bagiye muri Harvard kwiga kandi si bibi kwiga, ntago babonye diplome za theology, nta nubwo bagizwe cardinali cyangwa se ngo bagirwe bishop runaka cyangwa se ngo bagire title, ariko buzuye umwuka wera. Icyanyuma rero ntekereza kwihana, icyo cya mbere. Icya kabiri umutima ukunda Kristo. Icya gatatu kuzura umwuka wera. Icya kane nuko ibyo bintu iyo bimaze kuba bizana impinduka, transformation. Now iki rero impinduka ni ngombwa, ni resulta. Ni nk'uko iyo umuntu yasamye ikiba nuko hari gihinduka, atangira guciragura, wenda hari bigaragara kuri fizike ye, ubuzima bwe burahinduka. Iyo umwuka wera yaje mu buzima bwawe ntushobora gusigara nk'ukuri, nibikunda you cannot, ntago waguma nk'ukuri. So ikiba rero ni transformation rero ishobora kuba mu bice byinshi bitandukanye, ariko icyo nshaka kubwira cyane cyane abantu badukurikiye b'urubyiruko nuko buri generation yose iba ifite manda iba ikeneye gukora muri iyo generation. Reka bisubiremo, buri rubyaro rwose, buri generation yose iba ifite umurimo runaka iba ikeneye gukora mu gihe cyawo, ariko ujyanye n'iyo mpinduka. So bamwe umwuka wari ushobora kubuzura bagatangira bakajya muri mission, bakajyana ubutumwa bwiza muri South Sudan, bakajyana ubutumwa bwiza muri Turkana, bakajyana ubutumwa bwiza ahataragira. Abandi umwuka wera ushobora kubuzura bakaba abavoka beza, aba lawyers beza, bakaba abasirikare beza, bakaba abapolisi beza, bagakorera igihugu cyabo neza. So ikibyara iki byose byabyawe n'umwuka wera, ariko byazanye transformation. So transformation ni ngombwa. Iyo wiga ububyutse bwose bwagiye bubaho bwazanye impinduka. Ububyutse buraza bukazana bamwe ibiganza byabo gukora ibitangaza n'ibimenyetso, ariko nanone hari ibimenyetso n'ibitangaza urambika abantu ho ibiganza bagakira, ariko hari n'utangira ibitaro. Ariko byose ni resulta y'ububyutse bivuye muri ya transformation. Ibyo bintu bine rero ntekereza ko ari ngombwa kugira ngo ububyutse bubeho. God bless you. Mane guha umugisha. Hari cyanditswe nkunda kiba mu byakozwe n'intumwa, kandi muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ntazabatitiza, azabahindura abagabo bo guhamya. Kuri icyo cyanditswe kandi muranshotoye mu byakozwe n'intumwa aho bakora nyine 1:8 wihangane mbivugeho hanyuma ukomeze icyo warugiye kuvuga. Umwanya niwo naringiye kuguha. Icyakora muzahabwa imbaraga, bakoresha ijambo dynamis mu Kigiriki. Dynamis ntabwo ari puissance latente, ni puissance en action. Ni imbaraga zikora. Mu yandi magambo, isumo ryo ku rusumo iyo bafasha amashanyarazi, ayo mashanyarazi iyo bagukojejeho no kumuzuko w'abapfuye ngira ngo uzaza uhumura electricity. Kubera iki? Iba ari imbaraga nyinshi. Izo mbaraga nizo zikubashisha kuvaho wari urukiruka. Mbigereranya nk'urugero ruto, sinzi niba mwari mwabona nka movie cyangwa mwarabonye umuntu watwitswe na essence ikajyaho bakamutwika, umuriro ukamujyaho. Ntabwo agenda avuga ngo yibaba we ngo ndahiye, ngo uziko ngo mpiye, ngo urika mfate selfie ngo ndahiye one. Never. Yiruka avuga ati yawa ndahiye, karabaye ndahiye. Nshatse kubivugaho gute? Umusore wuzuye imbaraga z'umwuka w'Imana ntabwo ntihazamo amafyeri, nta nubwo hazamo ngo wambonye. Simvuga umusore gusa, ndavuga n'umuntu usanzwe. Umuntu wuzuye umwuka ntabanza gutekereza packaging, ahubwo it is a power for action. Power for action. No kuvuga usoho kuvuga ni mwihane, usoho kuvuza induru uti ni mwihane, bagukubita ni mwihane, bakuvugiriza induru ni mwihane, baguseka mwihane. Kubera iki? Izo mbaraga nizo zigusunikira
kugira icyo ukora. Aho rero niho hari ikibazo. Nitubireba Bibiliya tubwiye ngo umuriri wabatunguye uva mu ijuru, ngo noneho bose buzura ibirimi by'umuriro. Umuriri bisa sound ni ijwi, mpamenya neza ntashidikanya. Jewe mbatizwa mu mwuka wera sinzabyibagirwa, naraye mvuga ku rurimi, noneho nuzuye umwuka ndi muri stade mu giterane, ndaramvuga ku ndimi ijoro ryose, mu gitondo ntangira guhanura. Noneho umunsi wakurikiye nagiye gushaka abarimbuka. Afite nta nuwambwiye, sinari nzi nuko babatuze, na katrelwa nta kintu na kimwe nari nzi gituma bihana, ahubwo nagiye mu muhanda nkajya avuga murarimbutse, cyangwa nkatwaza umukecuru nkamutwaza isakoshi, nkayimutwaza avuye nko guhaha cyangwa amashashi, nkayamutwaza nkajya avuga ati mukecuru, uzi ko nutakira Yesu umwami n'umukiza uzarimbuka, utazajya mu ijuru. Ati nibyo. Ati Bibiliya iravuga gute? Nkamwaturiza mu muhanda, ntazi ibirimo, ntazi ibyabaye, nkamwatuza agapfuka mu muhanda, kuko nibyo nabonye icyo gihe. Nabonaga abakozi b'Imana nka David Ndaruhutse icyo gihe nkamwatuza agapfuka mu muhanda, kuko ubwo bubyutse, kuko wakiriye Yesu umwami n'umukiza. Iyo wakiriye Yesu umwami n'umukiza, inyota ya mbere uvuga ngo abandi bazarimbuka. Ariko iyo batijwe mu mwuka wera, umutima uravuga ngo ndicara hano, ndaguma hano. It is a powerful action. Umubatizo w'umwuka wera ugusunikira kugira icyo ukora. Icyo ni kimwe nashaka kuvuga. Ndumva nifuza icyamuye umwanya abantu bariho baradukurikira, siruta abasore. Impamvu mvuga ngo abasore nuko amateka y'ububyutse yerekana ko hafi 80% Imana yakoresheje abasore. Ndakwinginze, aho gusaba kongera gusaba smartphone iPhone 11, wanyemerera ugafata amasengesho y'iminsi 3 ukabwira Imana uti Imana mbatiza mu mwuka wera, nanjye ndashaka guhanura, nanjye ndashaka kuzura umwuka wera, nanjye ndashaka kugira ibi bihe bisenga amasaha 6-7 ntacaye. Ugahaguruka ukavuga uyu ni wo mutima nzanye, Mana mbatiza mu mwuka wera. Mbatiza atari kugira ngo mbe famous, simbe nka Simoni ngo ngurisha, mbatiza mwami kugira ngo ngukorere, ngiri ishyaka, ngiri iyo nyota. Uwo ni wo mutima. Iyo bireba mu byakozwe no mu gice cya 2, the actor, the principal actor principal ni umwuka wera. Bibiliya itangira bavuga ngo ikintu cyari kibaye pambambamba, umwuka wera araje. Akimara kuza nibwo ibindi bikurikira. So we need the Holy Spirit. Dukeneye n'abashumba. Nigeze kujya mu masengesho sinzabyibagirwa, nandiho ndasenga, noneho ndasenga nyoborwa gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nari mu masengesho y'iminsi 40 ndi ku musozi w'amasengesho ni Kampala. Noneho senga umunsi wa mbere, senga umunsi wa kabiri, ndangije soma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa inshuro zigera nko muri 7-8. Nkagisoma nkagisubiramo, nk'ubu nzi n'umubare w'ahantu umwuka avugwa, nzi umubare w'ahantu babatijwe mu mwuka, ko naragisomye. Ndangije ndaryoherwa, ndafashwa, nkajya ngisengeramo. Ndangije mbaza Imana, one question: mbese kuki abantu batabatizwa mu mwuka wera? Ku munsi wa 28 ndabyibuka, umwuka w'Imana niwo wansanze, arambwira gutyo nyine, arambwira ngo nuko batabwirizwa ibyo mubatizo w'umwuka wera. Noneho ijambo rinzaho, kwizera kuzanwa no kumva. Ibyo twumva uyu munsi ni deliverance, ni nziza. Ibyo twumva uyu munsi ni uguhabwa umugisha, ni byiza. Ariko niba dushaka resulta ngo abantu babatizwe mu mwuka, tunahindukire tunavuga umubatizo w'umwuka wera. Ndapfukama mbwira Imana nti Imana mpishurira uburyo umuntu abatizwa, nanjye nzabibwiriza mvuye aha ngaha. Mpava mu masengesho y'iminsi 40, ikintu cyanejeje, narastashye. Twari twaratangiye itorero rya Zion Temple IGITARAMO hamwe n'umukozi w'Imana Pastor Eric. Imana irambwira ngo mbimusabe, ndamusaba, ndamwira ni Pastor, wese wanyemerera ku cyumweru ku mugoroba nkatangira Holy Ghost service. Ati nta kibazo rwose. Muzi cyabaye 2/3 by'itorero twari dufite abantu bagera 300 babatijwe mu mwuka wera, bandi barahanura. Imana inyereka umwana w'imyaka 7 yuzura umwuka wera, akarondora nka protocole ngo Imana ntikwishimiye ngo kubera ko wakuyemo inda, kandi akarondora abantu mu materaniro. Umwana w'imyaka 7, mbona umwana w'imyaka 4 atangira maternelle, abwira mudayimoni ngo kamba usange mu izina rya Yesu. Mu magambo make
byamaze igihe kimara nk'umwaka cyangwa imyaka 2 abantu buzura umwuka ubu ni ibintu ushobora kujya kudocumenta ukajya kubaza maze kubisogongeraho nka 3 which means biracyashoboka cyane. Bibiliya iravuga ngo menye neza byakozwe n'umwa 10:34 kw'Imana itarobanura ku butoni. Irobanura ku butoni siyo mana yanjye, siyo mana ya Pasteur Didier, siyo mana ya Huduma. Irobanura ku butoni siyo mana yacu. Imana yakoresheje John Wesley, Imana yakoresheje Billy Graham, niyo mana yacu. Ngo ahubwo abayubaha bagakora ibyo gukiranuka irabemera. Haleluya. Nubwiriza umubatizo w'Umwuka Wera urusengero rwawe ruzabatizwa Mwuka Wera. Nubwiriza kwihana urusengero ruzihana. Nubwiriza ubutumwa bwiza bw'umuzuko abantu bazazuka. Imitima yari yarapfuye izazurwa. Ubugingo indwara zizakira. Nubwiriza ubutumwa bukiza indwara abantu bazakira indwara. One of the problem is turi mitimana. Bibiliya iravuga ngo ku kigori gizigaragaza nk'igoramye. Mwibaze Imana mu bwenge bwayo guhitamo gukwira mu bugoryi bw'umwana w'umuntu wemeye kugoramisha ibitekerezo byawe. Ariko ngo ku munyabwenge zigaragaza nk'umunyabwenge, umunyembaraga. Bityo Imana ikwirirana n'ubugoryi bwanjye kugira ngo ikwire aho nayishyize. Should I expand my thinking and say Lord I'm ready, revive me, I will revive the world? Imana yabikora. Imana yiteguye kwinjira mu bwenge bwacu. Tuyibwire tuti mwami dukoreshe turiteguye. Oh haleluya. Haleluya. Uwo mutima ni wo mutima uzana ububyutse. Umutima uvuga uti mwami ndi hano ndakwegereye, ndibuka kandi n'ubu niryo sengesho. Hari umunsi nigeze kubwira Imana nti mwami, niba wemera yuko agahinda kanjye ubugingo bwanjye buzabona abasore bo mu rungano rwanjye bakomeza kuba mu byaha, nyica, sinemera kubibona. Ariko niba wifuza kunkoresha, ndi hano, sukaho amavuta, nyambika imbaraga, ngira umushumba, ngira umuhanuzi, ngira umukorezi wawe. Uwo mutima ni wo mutima Imana ikoresha. Mutima uvuga mwami I surrender, here I come. Cyakabiri nifuza kuvuga, we need to change our traditional framework as a church. Our structural systems. Reka mbivuge Didier mfasha. Tubivuge gute mu Kinyarwanda? Tugomba guhindura imihango n'imigenzereze n'imikorere izimye ububyutse. Ni ryari itorero ryavuze ngo itorero ryubatse ndeba hanze ngo babura abantu baza mu rusengero? Ahubwo amatorero menshi yubatse areba hano mu rusengero. Yubatse avuga ngo reka ndemera aba bantu ibihe byo kunezerwa batazajya muri ndi torero, batazancika. Byubatse rivuga ngo kambaremo ibihe by'ububyutse, mbatumirira umukozi w'Imana wundi Bugande, mbatumirira undi uhanura, kugira ngo bimeze nka retaining strategy. Gumane nabo. Yego kugumana abantu bawe nkuko banki bigenza kugira ngo abakiriya batagenda. Bakabaha utubeshyo, bakabaha agatelefone, bakabaha agakarne, bakabahamagara, bakabakirigita. Mbega ibyo nibyo dukora. This is the business we have. So we need to change. The structure should be outside. Imitekerereze yacu ikaba hanze. Mbese gwasohoka. Mbese iruhande rwanjye ku muturanyi w'iruhande rwanjye. Ese namubwirije ubutumwa bwiza? Ese nigeze kumuha amahirwe yo kwemera cyangwa guhakana Kristo? Nigihe muha uburenga nkamubwira nti inshuti akira Yesu umwami n'umukiza. Muriho murabyumva? Sizibagirwa umugabo umwe nigeze kujya mu rugo iwe, njya kumubwiriza ari mu intellectuel. Vraiment babandi bize akakubwira yizi Burayi noneho ngezeyo ndamubwiriza, noneho ndamubwira ngo ndabaza ngo ari hehe. Noneho barambwira ngo ari muri saro, mubwire ngo ndamushaka. Bati ninde umushaka? Ati nakana. Ndamuhamagara, nkitangira kumubwira, ndamubwira nti muvandi nje kukubwiriza ubutumwa bwiza, kandi ndashima ko nagize amahirwe yo kukumenya, ndashima yuko nziho. Ashima umutwe arandakarira, arambwira ngo nicyo kikuzanye.
wa mujinga we nicyo cyagutumye umvana nari ngiye kuryama umbyura. Ndangije muteraho intambwe ndamubwira ngo ni gito. Ibi ngibi ninde wari buzabikubwira atagera mu iwawe? Ndakubaza ni gito. Uwo mwanya nkibimubwira immediately man munkingura amaso menya ibyo yarayemo. Mbimubwiye ati ati ko bikomeye. You know, uko gushira amanga k'umusore niko gutuma Imana imuhishurira n'ibindi. Uwo munsi yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni ryari dutekereza ngo tuvuge basi nibura umushumba, ngo uvuge ngo basi my strategy is to grow my church 10% every year. Umutima wanjye nukuzana 10% byaba niba ufite abantu 5,000 ubwo ni 500. Niba ufite 500 ubwo wenda ni 50. Niba ufite 50 ubwo ni 5. Ni ryari utekereza ngo strategy yanjye ni ugukura 10%. Ariko uhora uvuga uti cyazana n'abari mu itorero rindi ruhande bahite bazi. Umugabo witwa Reinhard Bonke yabivuze neza ngo nukurobera mu cyuzi. Kandi dufite inyanja ukajya kurobera mu cyuzi. Icyuzi murakizi? Reba icyuzi ni wowe ukiremerera ukishiriramo amafi hanyuma ukajya kuyaroba. Ngo nukurobera mu cyuzi. And this is true, to be honest. We need to change our structure. Niba hari n'ibizimya ububyutse, bizimya amasengesho, ibizimya ibihe byo guhamagara ngo dushake maso y'Imana, nabyo birakenewe. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Jewe iki ni gikomere. Nanga gukora ku kintu kijyanye na evangelism, kuvuga ubutumwa, abanyitorero kuvuga ubutumwa. Kubera niko gahinda ngira mu mutima. Bijya bituma ndasinziriye nkarara ku musozi, sintinye gupfa. Ndimo ndavuga ngo mfe mbonye imwe kuri Kristo, nzanye imwe kuri Kristo. Iyo rero basa murimo murabikoraho nkumva giye murimo murantoneka. Turanakomora bifite nitugaruka ku bya church n'ibyo bintu biraza kuba ibindi birebire, ariko reka ngaruke kuri iki kintu. Ndahera ku byo Pastor D yavuze, kuzura umwuka wera. Ntabwo abuzuye umwuka wera mu gihe cy'aba Petero, buzuye umwuka wera kugira ngo bige guhanurira abantu. Buzuye umwuka wera basohoka bavuga ngo mwihane. Igitangaje ni umwuka wera twuzuriramo hano utatubwira gusohoka kubwira abantu kwihana. Kugeza uyu munsi nibaza niba ari mwuka wera twuzura cyangwa niba ari ikindi, kuko mwuka wera uwa wuzuye nubwo buhamya uvuye kuduhereza asohoka ajya kubwira abandi ngo nibihane. Ibyo mujya mubona mu matorero nabuze izina mbyita. No kwikirya tugase. 2011 nagiye Sudani, ndimo ndavuga ngo mfe. Abajyanja widi bari bamaze amezi 3 aribwo Sudani yikukiye. Yari yikukiye mu kwezi kwa 7, mu kwezi kwa 11 nari muri Sudani. Ba mukecuru bakigira imbunda. Naravugaga ngo mutima wanjye gupfa 50%, kubaho 50%, uko byombi byarashobokaga kandi amahirwe yabyo yaranganaga. Ariko umutima wambwiraga ko biramaze komfa. Ariko hagiruza umunyesudani umwe pana 2 ukizwa. Numvaga imbaraga z'umwuka wera zindiho kugeza n'uyu munsi. Niyo marira ngira. Mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize reka mbivuge kubera ari ubuhamya, nageze mu Kirundo bangaruye bamfatiyeho imbunda. Ngiye Ngozi vuga ngo hari umwe nabasha kurokora agakizwa. Muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo guhamya. Imana ibahe umugisha. Amen. Nidufatanya aya marira, ndabizi hari influence izabaho. God bless you.
muri abakozi b'Imana bashumbye amatorero. Cyumweru gishize naganiraga n'abantu ndimo ndababwira ngo itorero rinini si rifite abantu benshi bicaye, ni rifite abantu benshi basohoka. Niyo big church, itorero rinini cyane ni rifite umubare munini w'abasohoka kujya kuvuga ubutumwa, si rifite umubare munini w'abicara mu rusengero ngo mfite 3,000 by'abakristo, mfite 10,000 by'abakristo. Oya, ni umubare ungana iki w'abasohoka mu rusengero bajya kuzana abantu kuri Kristo. Niryo torero rinini. Pastor, hari icyo warugiye kuvuga? Icyo ngiye kuvuga cyangombwa cyane, wenda nshaka gucaho akarongo byo mwavuze mwembi, n'uwo mutima wa sacrifice, kwishyura ikiguzi. Nituvuga kuririra ububyutse tutavuze kwishyura ikiguzi, message irabituzuye neza. Yego. Kwishyura icyo kiguzi bisaba, ushobora kwemera ko bati birashoboka ko napfa ntarongoye gitambo, sibyo? Birashoboka ko napfa ntatunze vewiti, birashoboka ko rwose napfa ntibazamenye naho umurambo wanje. Ariko Imana yo mu ijuru yo, hari Abaheburayo 11 mu ntwari zo kwizera, liste nayo ntago irangira. Liste nayo ntago irangira. Hari nyine the cloud of witness, hari igicu cy'abahamya benshi nanjye nzabarizwamo. So mwaba jeune mwe mudukurikiye, mwaba urubyiruko mwe, nukuri mureke twemere kwishyura ikiguzi bisaba n'icyo gusenga, kubera ko abantu benshi bakunze kuba imbere ya kamera, nta numwe ubukunze kuba mu cyumba cy'amasengesho, nta numwe ukunda kwishyura ikiguzi bisaba kugira ngo ubwo bubyutse bushoboke. Uyisoma ahantu hagiye haba ububyutse ntago bwabayeho nta kiguzi cya umwana w'umuntu yabaza. Yego, ntago turi kuvuga kwishyura ikiguzi nk'icyo Kristo yishyuye, ariko umwana w'umuntu hari ikiguzi yishyuraga. Uyisomye histoire z'abayo ngico, umukozi w'Imana wo muri South Korea, usanga hari abamama haleluya bamaze nk'imyaka 4, abadamu banze kurongorwa cyangwa se bamaze bakarongorwa igihe gitoya nka Ana wo muri Bibiliya, bakamara imyaka muri cave basenga bavuga ngo Mana genderera South Korea, genderera ibihugu byacu. Ntibazwi muri bibliography z'abakozi b'Imana bakomeye, ariko babaga bishyuye ikiguzi kandi bariye mu maso y'Imana, barakomeye. So nitwemera kwishyura ikiguzi. Hari histoire nasomye, ubuhamya nasomye bw'umugabo witwa George Whitefield, ni mu revivalist, ni umugabo wabwirije ubutumwa bwiza, yabwirije yakoze igiterane umunsi umwe mu mujyi wa Boston muri Amerika. Can you imagine? Munyumve community ya Boston bari abantu 12,000 babaga aho muri Boston. Muza abantu bitabiriye igiterane 14,000. Nukuvuga barenze. Icyo nshaka kuvuga kwishyura ikiguzi kugira ngo byagenze bite, yabwirije ubutumwa abantu barihana. Mwumvuga icyo gihe ntago bahamagara abantu ngo muzano kwakira Yesu ngo tubandike, no, barabwirizaga, bakabwiriza ubutumwa bw'umusaraba, bakabwiriza ubutumwa bwo kwihana Yesu Kristo wadupfiriye. Abantu bose bagahindukira, nta n'uwabanditse. Amatorero evangelique agakura nk'ibihumyi. Kubera iki? Kuko habaga hari abadamu. Ubu buhamya bwe bavuga ngo abantu baragiye bamara igihe basenga. Birebe ibiterane nk'ibya Bonke yaranditse mu gitabo cye, aravuga ngo David Livingstone, umumissionnaire waje inama bararizi kabica. Aravuga Bonke, aravuga ngo yabwirije ubutumwa bw'Imana imuhishurira yuko arimo arasarura ngo amaraso. Yabwiriza ubutumwa biterane bya Bonke, murabizi hari aho yabwirije muri Nigeria hakizwa abantu 1,000,000 mu giterane 1M, mu giterane kimwe cyari kitabiriwe n'abantu 1.6 miliyoni, 1,600,000. Urumva akavuga ngo uwo musaruro wose arimo arabona, umusaruro wose. Mwumva Bonke yapfuye ngo bamaze abantu bizeye Kristo Yesu, abantu ministeri ye Christ for all nations yanditse bari abantu 69,000,000 bakijije. Eko Imana iramubwira ngo uwo ni umusaruro wavuye mu kiguzi cy'umumissionnaire wabayeho imyaka 100 mbere ye, imyaka 100 mbere ye, utaramenyekanye. David Livingstone yarabwirije ubutumwa abantu bashaka kumurya, abantu batizera iby'Imana, ariko arabakunda, ariko ababwiriza Yesu batabyizera. Akajya avuga isi ndabiba muri ubu butaka bikunde bite. Ariko hashize imyaka 100 nyuma yaho Bonke araza asanga ari umuntu wishyuye ikiguzi gisabwa. So rero ntabwo tuzabona ububyutse mbihereye kuri ubwo buhamya. Iyi notion yo kwishyura ikiguzi ni tutayizanamo, tugashaka amaselfie wa mugani, tugashaka ubuzima
bwo gukomerwa amashyi na pasiteri konvansiyoneri yuko abantu bategura umva uzasohoka se ngo ari uko twateguye nezeza ijoro gusa. Ibintu biri conventional ngo dushyireho BJ y'igiterane ngo dushake ngo tujye kuri radiyo amatishati twamamaze. Ibyo ngibyo ntabwo bizasaba ko twishyura ikiguzi bisaba kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe. Imana ishimwe cyane. Pasiteri avuze ikintu nendaga nanone kubaza kivuga ngo turimo turarizwa n'ububyutse, ariko dukeneye kuba abantu ki cyangwa dukeneye gukora iki? Kuko Imana izatumanura umwuka uzana ububyutse, hari abo twabanje kubabo, step twazibonye. Abo bantu bemera, atubwiye kimwe, gutanga ikiguzi, cost. Pastor, ni abo bantu bazana ububyutse ni bantu ki? Wow, kugira ngo ntexclure bamwe ndavuga ngo ni buri muntu wese, ariko si bose witeguye gutanga iki gitambo ngo anemere gukoreshwa n'Imana. Tanga urugero rumwe, kandi ibi Imana si ngombwa kwikoresha abantu bize ngo teoloji bagire doctora, si ngombwa kwikoresha abatunzi, si ngombwa ko ifite abafite ubushobozi, ikoresha uwo muntu nyine witeguye. Umusore umwe jewe iyo mvuze ububyutse uhita unkoraho vuba, ni umwana witwa Evan Roberts, wari mu bice bimwe bya Scotland. Umusore w'imyaka 17 wicaye, amateka avuga ngo yirukanwe inshuro nyinshi mu rugo rwe, ngo kugira ngo kubera ko yasakurizaga abantu asenga avuga ngo Mana mpa Scotland mububyutse. Yararaga yinginga akavuga Mwami satura ijuru, ese ntubona ibyaha biri hano, rambura gira icyo ukoze, ese ntabwo ubona biriho biraba? Akajya abwira ati Mana byarakunaniye, gira icyo ukora. Bamwirukana mu rugo kubera gusakuza ararasenga. Abandi bakajya muri pause kurya, we yacukuraga nka korota, reka tuvuge call sinzi icyo ari cyo mu Kinyarwanda, wenda nka kuriya kwa za gasegereti n'ibindi. Noneho abandi bakajya muri pause kurya saa sita, akaguma muri ubwo buvumo apfukamye avuga ati Mana ndakwinginze kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe, gira icyo unkoresha, nditeguye. Ikindi Mwami duha ububyutse. Mana iramuhishurira ngo azakizwa abantu 100,000. Noneho ajya gusaba pasiteri umwanya wo kubwiriza ubutumwa. Pasiteri aramubwira ati hoya, aramuhakanira, aramwangira, ese ubundi wize teoloji, ese ubundi uzi ubwenge. Bukeye nko kumwikiza aravuga ku materaniro yo kwa gatatu uzazubwiriza, bazakwemerera nta kibazo. Abitangaza comme en passant. Bana y'amatangazo ritangaza udatinda aho uri umushumba, kuko udashaka ko abantu abari ryo bashimangira, ariko wenda wowe ugashimangira irindi wowe wifuza, cyane cyane nkanjye uriho urubaka nkavuga ngo inyubako. Noneho avuga ibindi, noneho aravuga ati ariko hari umwana ushaka kugira icyo avuga, hasigara abantu 17. Message yari simple, ngo ararasenga yabimwemereye, aravuga ati Mana mpa gukizwa. 17 yarababwiye ngo mwihane, muve muri habits ziri dute, habitudes ziri dute, ibyaha cyangwa ingeso mukora zitemewe zidakiranuka, hanyuma nimuhamiriza abantu, mubabwiriza ubutumwa. Umusore yatangiye kubwiriza, 17 barihana barimo na pasiteri. Noneho umunsi ukurikiye bandi barakizwa benshi, bandi barakizwa mu mezi 30, abantu 34,000 bari bakijijwe. Mu mezi 5 abantu 100,000 bari bakijijwe. Ubutumwa abujyana mu Bwongereza, 2,000,000 zirakizwa. Ubutumwa bujya i Burayi, bageze nka za Norvege. Umwana w'imyaka 17 ufite mu nzara korota na gasegereti, utazi gusoma ikindi gitabo usibye Bibiliya, abari uhaguruka. Kubera iki? Yaravuze ngo Mwami ndahari. Myaka 17 abwiriza ubutumwa. Amateka avuga ububyutse bwo mu Bwongereza ubwo yazanye nibwo bwagiye no muri Amerika, buzana abantu 20,000,000 kuri Yesu. Aho nituvuze za Norvege, aho abapastori babuze abantu bo kugaburira igaburo ryera kubera bari benshi, bagatangira gushaka abadiyakoni benshi, bitari byemewe muri icyo gihe.
nge ndavuga ni umuntu wese witeguye avuga ngo mwami jyewe nditeguye, ni umuntu wese uvuga ngo mwami niteguye gutanga ikiguzi. Mbese mwami ese twiteguye gutanga ikiguzi nk'uko umushumba Pastor Didier ariho aravuga, ese twiteguye gutanga ikiguzi? Kuko ububyutse nibunaza, by the way, buzadukura muri comfort yacu, buzatuvana muri comfort yacu, buzatuvana muri comfort, kuko iyo mpano y'Imana yamanutse ituma hari n'ibindi inyeganyeza. Ese twiteguye no kuba inconfortable? Twiteguye ko abantu bazajya baza kurara iwacu nko mu gihe cy'abakozi b'Imana batandukanye kubera ko bashaka gukizwa, bashaka kwihana? Twiteguye ko abantu bazajya baza bavuza induru? Ese twiteguye gusangira n'abacu? Nakunze umugabo w'Imana, nkunda kumuvuga, witwa David Ndaruhutse, mu gihugu cy'u Burundi, aho yabaga ahantu nko mu Rwegura, baje kumwica kubera ko yari afite ubwoko bwahigwaga muri icyo gihe i Burundi. Abagabo b'abatwa bavaga ahantu ruguru baraza baritambika, baravuga ati ntimumwica tureba. Bati kubera iki? Bati si umututsi, ni umuntu w'Imana. Bati uyu mwenda niwe wawumpaye, ntabwo anena dusangira toilette, ntabwo anena turyamana ku buriri bumwe. Uwo mutima uvuga ngo nditeguye kuba inconfortable, nakire n'abatakirwa na societe, nemere guca bugufi, nakire nemere byinshi, kuko biriya bitera hari na tuzi ko ububyutse buzaza bukongera amatorero yacu, bukongera abakizwa, and something will be good. Harimo no kuba inconfortable, harimo no mbivuge gute, sinzi ukuntu nabikubwira. Ese twemereye kuba inconfortable ku buryo iryo torero rumaze kubaka uzanarisenya ukongera kwagura? Twemeye kuba inconfortable. Ikindi cya kabiri numva nifuza, abantu bazana ububyutse ni bantu ki? Mwihangane mbivuge ku muntu ku giti cye, ariko nanabivuge no kwitorera, nanabivuge no ku muryango wawe. Tugomba gusubira no ku mahame y'ijambo ry'Imana. Ntabwo wa mugore we umugabo wawe azakizwa udasubiye ku ijambo. Bibiliya iravuga ngo bagore mugandukire. Muzi ijambo nabonye kuganduka muri Bibiliya ni impuzanyito ya tufiya, phobos, phobia, gutinya. Apana gutinya urushyi k'umugabo ari bugukubite nuda submitting, ahubwo cya gitinyiro ugira kwa kundi utinya kwicara nko ku ntebe ya so kubera kuzi, cyangwa kujya ku buriri bwa so kubera icyubahiro umugomba. Mbese witeguye nawe kujya imbere y'umugabo ukamucira bugufi? Reka ngaruke n'ibindi, natwe abashumba n'abandi bakozi b'Imana, we need to come back tukana structuringa n'ibyo bihe bisenga. Mbese nitwabigenza umunyantege nke wenda yasenga iminota 15, se twakora shene y'iminota 15 around the clock, tuzunguruka amasaha 28 ko ari amagroupe 96 gusa. Ese twagira amasengesho iminota 30, ayo masengesho urudaca avuga ikintu kimwe, gira icyo ukora mwami, gira mwami nye iki kirere cy'igihugu cyacu cyoroshye, ububyutse bumanuke, reka cyorohere gukizwa kw'abantu bo mu buryo bwose. Rambura ikiganza cyawe, gira icyo ukora. Mbese twiteguye no gukora even iyo shene ngo tubwire abantu, tubibashishikarize nkuko dushishikariza abantu iyo igiterane kigiye kuba, iyo turiho turubaka, iyo tugiye gukora ibintu bitandukanye. Ibyo byose tubivuge tuti mwami gira icyo ukora. Mbese should we plan nkuko Imana iplaninga, nkuko wabivugaga kwivuga butumwa? Ese nitwa planinga ngo tuzana abandi biyongera gukizwa? Ntiduplaninge gusa tuvuga tuti twongere n'ibikorwa by'iterambere ku rusengero. Se ntitwa planinga ngo mwami gira icyo dukoresha ababe ku ruhande rwacu nabo bakizwe? Niwo mutima. Twumve natwe tuve muri comfort zone, duse nk'abasohokamo, duse nk'abakumbura kuva aho ngaho. Thank you. Imana ibaho umugisha. Ka mbwira abantu badukurikiye ibi bintu bibiri nibyo bavuye kuvuga abakozi b'Imana. Abazana ububyutse nabarizwa nabwo
bemeye gutanga ikiguzi bisaba. Reka mbisubiremo. Ububyutse ntabwo buzaba accident, si impanuka izaba ku itorero, si impanuka izaba ku rubyiruko. Ububyutse buzaza kubarizwa nabwo. Ubuhamya twumvise nubwo abamaze igihe kirekire barimo barasenga, rubyiruko barimo barasenga. Ntekereza ko uwo musore yari kurizwa n'akazi arimo arakora karuhije ahari. I know. Kubera yamenye Kristo yari gusenga abwira Imana ngo mpindurira akazi, kuko niyo masengesho tugira, mpindurira akazi iyo ndakora akazi keza. Ariko muri ako kazi ntikigeze kamutera ikibazo, yarashishikajwe no gusengera ububyutse. Cyambere ububyutse buzaza kuri ba bantu bamaze igihe barizwa nabwo, babushonje, bafite inyota yabwo. Cya kabiri icyo bavuze, ububyutse buzaza, Imana izamanura ikoresha abantu biteguye gutanga ikiguzi. Ntabwo utiteguye gutanga ikiguzi byabaho. Barimo baravuga ikintu gikomeye cyitwa gusenga. Hari umugabo narimo nsoma wazanye ububyutse bukomeye, bamubajije gihe umwanya agira wo gusenga, arababwira ngo ntaramara iminota 15 apfukamye. Iyo minito Smith Wigglesworth 30, ariko kandi ngo ntaramara 30 adasenze. Yitwa Smith Wigglesworth. Minota 30 ntaramara 30 apfukamye, ariko kandi ntaramara 30 adasenze. Donc yavugaga ko 30 apfukamye ari myinshi, ariko kandi 30 adapfukamye nayo ni myinshi. Abo bafata umwanya munini basenga, badasengera ikindi. Kare twaganiraga n'umuntu ku bintu bijyanye n'ububyutse, narimo mubwira iki kintu. Ububyutse buzaza ari uko dufata umwanya wo gusonza bikadutera inzara, twe tukagira inzara yabyo. Inzara y'ububyutse niyo kubona basa n'abari mu byo turimo turakora. Dusa n'abantu twanklava tugafata akazitiro tukavuga muri abapastori ko abatwabonye barahagije, ntidukeneye no kubabona barimo barakora ibidukora. Turamutse tugize inyota twakwifuza abandi basa n'abakora ibyo dukora. Imana ibaha umugisha. Reka pastor sinzi akantu gatoya nangize kumpaka. Kuri icyo ngicyo usorejeho ngo turamutse tugize inyota twakwifuza kubona abakora nk'ibi ngibi dukora. Ni ngombwa ko urubyiruko rutwumva rumenye ko ari igihe cyarwo. Yes. Okay, I don't know how to say it. Yes. Umva mwebwe mutwumva mwa rubyiruko mwe ari mu ibihamya ni byinshi, sinye prophétique zigaragaza yuko hakeneye new wine, hakeneye vino nshya mu mifuka mishya. Ahubwo ibi turi kuvuga nyine bikenewe ni imifuka mishya, kuko Imana yo irashaka kubaha vino nshya. Iriteguye cyane, iriteguye ko mwafata the button nkuko umukozi w'Imana yabivugaga FLORI. Imana ntirobanura ku butoni. Mu mahanga yose uyubaha, muri Kimironko uyubaha, muri Kibagabaga uyubaha, muri Canada uyubaha, muri Guatemala, mu mahanga yose uyubahaga kuri byo gukiranuka iramwemera. So impamvu uvuga ngo ni igihe cyanyu, uyu usoma ibihe ugasoma ubu ngubu tuvuga Billy Graham yakoze ibintu bitangaje. Nandi mu minsi nshize ndeba funerayeze cyangwa se uburyo bamushyinguye, yaragiye. Umukozi w'Imana aragenda. Iyo agiye buriya byaranahanuwe, Imana igiye guhagurutsa abandi ba Billy Graham. Ibo ishaka guhagurutsa mwebwe mwiteguye. Bonke yagiye, muri Seruro yagiye, abandi bakozi b'Imana. So Imana Ravi Zacharias yagiye. So Imana irimo irahamagara. Ni nkaho actually ngewe iyo nibona nk'umushumba Huduma, reka nkubwire ukuntu ngiye nibona. Mbona ni transition ndi hagati y'abantu mbona Imana igiye guhagurutsa n'abandi baba fathers namenye kandi bakoze ibintu bihambaye mu bwami. Yewe niyo twavuga nabo mu Rwanda, reka mvuge kuri Apotre Paul Gitwaza. Munyumve kabisa neza kandi mubyumve neza. Ashobora kuba afite intege nkeya nkuko abandi bose tugira intege nkeya, ariko wabonye umusore w'imyaka 27 watangiye itorero mu myaka 20 afite ama churches 41.
hano mu Rwanda kongera amachurches yo hanze ngiye niboneye n'amaso yanjye bazana umuntu bano twita abasazi bakabazana akabasengera bakabohoka hanyuma baba daimoni bakagenda. So abana aba fathers twagize iyo umva abantu nk'abantu hano Rutayisire wambwe ndikunda ku celebrating abantu bo hanze tukavuga abantu benshi ariko ugahagarara mu nyumve nanone neza kabisa je pèse memo ndabizi neza ibintu ndi kuvuga ndi kugira amagambo yanjye ko nzi ko hari abandi babigize mu ruhare ariko umuntu wagara muri stade ya Ruhengeri akavuga ngo intambara y'abacengizi irarangiye. I mean ndabizi ko hari izindi instance nyinshi zagize uruhare ariko umuntu ufite iyo boldness akumva Imana kandi koko intambara y'abacengizi ikarangira. So abantu bujuje stade amahoro kubera igiterane uyu munsi ntago dufite intege nkeya nyinshi. Icyo nashaka kubwira rero urubyiruko rwanyu rumufite aba fathers benshi abangaba twavugaga ba bonke bagiye abangaba bandi bakuze tugifite tukigira ku munsi y'ibirenge byabo barahari ariko ni igihe cyanyu. Ni nka Imana iri kurira ivuga ngo who is going to take the baton, ese ninde uzakomeza kugira ngo iki gihugu akinjize mu masezerano y'ububyutse cyangwa ninde uzahembura nkuko umuhemburo nyine Imana yavuze muri acte ibihe byo guhemburwa ninde uzabibona. So rero Imana irashakisha abantu biteguye kwishyura icyo kiguzi kandi Imana izabakoresha n'igihe cyawe n'igihe cyanjye. Wow. Kamwe gusa and a call for action. Kamwe hari ibikoresho Imana yaduhaye bizana ububyutse ariko rimwe na rimwe tubikoresha wenda tunifuza ibyo dukeneye gusa. Ndavuga kimwe Bibiliya iravuga ngo icyo tuzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye hanyuma icyo tuzabohora no mu ijuru kizaba kibohoye. Ndumva nifuza kubwira abavandimwe badukurikiye abasore n'abantu bakuze mbese nitwakoresha ibyo Imana itwemerera ngo tubohe ibyaha muri iki gihugu mbese ngo tubibohe ngo tubizirike. Uzi ko Evan Robert yabwirije ku buryo abapolisi babagabanije mu gihugu cye kubera ko ibyaha byari byagabanutse. Mbese ntabwo polisi yanezerwa ibonye imbonerahamwe y'ibyaha byagabanutse. Mbese ntabwo twavuga ngo mu izina rya Yesu tuboshye ibikorwa by'abanzi b'umusaraba badashaka wenda ububyutse, tuboshye imbaraga z'umwijima mu gihugu nk'urugero ruto ntanze. Mbese ntabwo twabivuga, mbese ntabwo twavuga mu izina rya Yesu turaboshye ubuhenebere hanyuma icyo tuzabohora nacyo kizabohoka tukabohora ububyutse tukatura ububyutse muri kominote yawe. Reka mbigaruke watura ububyutse mu mudugudu wawe natura ububyutse mu mudugudu wanjye twese hamwe igihugu twagitangatanga. Kandi ubu ndabivuga mvuga no hanze y'igihugu n'Uburayi no muri Amerika gira icyo watura. Njya nibaka umukozi w'Imana Apostle Paul yajyaga yatura mu rusengero akavuga ngo mu izina rya Yesu ndababohora ndabohereza i Burayi, mu izina rya Yesu ndabohereza muri Amerika kubw'ubutumwa bwiza. None hari umusore umwe bari waravuye mu gisanze sheke, abasanze sheke n'abantu b'i Burundi noneho akajya avuga ngo amen ngo nacakira kwa jina la Yesu. None nkamubwira aca bwescro none si ubigize cyane nibwo biza akajya ambwira ngo ariko giye mbyiyumvamo. Nukuri giyewe mbyiyumvamo. Uyu munsi n'umushumba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Why yarakiriye iby'umukozi w'Imana wabohoraga he released mission na warabyakira ubu yaragiye. Ubu ndacyari i Kigali kubera iki gihe sinakiriye n'ibibohorwa. Mbese murashaka kumera nkanjye uyu mwanya ndifuza there is a call for action mu bihe dubisenga twinginge dusaba Imana hanyuma nicyo yaduhaye nk'akanwa karema tutangire turemo ububyutse
tubureme mu mudugudu wacu, tubureme mu miryango yacu, tubureme dusatura ijuru, tubureme mu bihe bisenga. Haleluya. Ikindi cya kabiri, Bibiliya iravuga ngo nkwiriye gukora umurimo iminsi mibi itaraza ngo mvuge ngo sinejejwe nabyo. Utaracumbagira ngo wumve rubaga impande, umutima uvuga ngo baba cyecuru ngo ikiyoka ngo cyazamutse ngo kirangutura ngo gisubirayo. Mbese hariho abantu, and it's so funny, ahora avuga ngo retirement plan yanjye ngo nzashinga itorero cyangwa nzajya kubwiriza ubutumwa bwiza nimara kugwiza. Ayiwe, mbega ukuntu dupfuye. Ahubwo tukiri abasore, ubu nyine ugifite ubushobozi, ubu nyine ugifite umushahara, mbese ntabwo wakodesha n'ibyuma byibura byerekana filime ya Yesu Kristo w'i Nazareti ngo yerekane mu isoko? Mbese ntiwagira ikintu ukora? Uyu mwanya ukwiriye gukora. Iminsi ni mike, Yesu araza vuba, ibimenyetso byose biragaragaza yuko Yesu aza. Mbese uzamukorera ryari? Uzaba igikoresho cy'ububyutse ryari? Haguruka ugendane n'imbaraga z'Imana, si kubw'amaboko, si kubw'ubushobozi, ni kubw'umwuka wera, ni kubiteka avuga. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Mu gitabo cya Yesaya ibice 6 umurongo wa mbere, umwaka Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana. Iki cyanditswe ndagikunda kubera iki kintu. Ubonye Imana aribona, akabona gap y'umurimo w'Imana. Ni aribona akanabona gap. Nicyo Yesaya niko byamugendekeye. Mbonye ishyano, jyewe umunyaminwa yanduye, mbonye Imana. Imana iramweza, marayika w'Imana araza aramweza. Hanyuma abona ijwi, yumva ijwi ry'Imana arimo rirabaza, ninde watugendera? Ninde? Imana iracyahamagara urubyiruko. N'uyu munsi Imana irimo irahamagara, ninde watugendera? Ninde witeguye guhaguruka ngo araye amajoro asengera ububyutse? Uwo Imana iramukoresha. Bakozi b'Imana, turashoje, ariko nimugire recommendation muhereza urubyiruko. Turimo dufite igiterane, our heart is crying for revival. Mutubwire biradusaba iki none? Biradusaba iki? Dukora iki? Reka ni ibintu byinshi umuntu ashobora kuvuga, ariko ntekereza ko byinshi wenda twabivuze, cyangwa n'ibindi mwuka wera azadukomeza biduhishurira, cyangwa n'abandi bakozi b'Imana. Ariko ikintu cyagusorezaho ni kimwe, ni ibintu Nehemiya yavuze abwira bagenzi be, namwe basore nshaka kubwira, ntimureba ko tumeze nabi. Nimureba ko tumeze nabi. Nibyo nshaka kubabwira. Ubu ngubu dutuye muri societe hari movement nyinshi ziri anti church na anti evangelism. So ibintu byinshi ku mashuri yanyu murabizi, abantu basige ba questioning Imana, abantu barimo baravuga ngo tugarura amadini ya gakondo. Dutuye ahantu ibintu by'Imana birimo binanigwa. Niyo mpamvu Imana ishaka gusuka ububyutse, kuko ububyutse iyo bwaje abantu bose baraciceka. Iyo nyankunda bira buhamya bw'abakozi b'Imana mu Bwongereza bajya gukoresha ibiterane, Manchester na Arsenal byakinnye, bakabanza bakabaza ikibazo, harya John Wesley nta giterane afite kugira ngo Manchester na Arsenal kubera ko iyo yakoreshaga igiterane kalendare yabo yagenderaga kuri. Yes, iyo yakoreshaga igiterane baburaga abafana. Ariko uyu munsi it's not the case. Now mwumva ibintu turimo turavuga nagari imigeni y'abakecuru, nagari ibintu bya miti. Nimureba ko tumeze nabi, nimutabona ko tumeze nabi ntacyo muzakora. Murebe ko tumeze nabi, itorero ryasinziriye, itorero rifite intege nkeya, kandi nimublaming abashumba, nimublaming abandi bantu, ahubwo muhaguruke tugira icyo dukora. Icyo gukora wacyumvishe. Icyambere umenye societe urimo kuzayibazwa. Ufite manda kuri generation, ufite manda kuri community yawe. Imana ni wowe yatumye, wowe wamenye Kristo, hari icyo wakora. Haguruka ugikore, nurangiza
umere ugira wa mutima nk'uwo batubwiye, ubwira Imana ngo Mana nkoresha, use me as you can. Imana nayo izagukoresha. Imana ibaho umugisha. rimwe gusa kandi mwarivuzeho, byakozwe no mu gice cya kabiri numva no murongo wa 41. Ni mwihane kuko ibihe byo guhembura, kugira ngo ibihe byo guhembura bibone uko biza bituruka ku mwami Imana. Ndiho ndareba, reka duse nk'ababiha ishusho. Imana yiteguye iri hano, yiteguye kuvuga ngo mbese hari uwo kwihana ngo suke ibihe byo guhembuka. Yiteguye gato, hari uwo kwihana. Pastor Didier yavuze metanoia. Ese hari uwahindukira umutima ukareka kureba iPhone iri buze the last version, MacBook iri buze the last version, agahita avuga ngo mbese ijuru riravuga iki? Amen. Mbese hari uwo kwihana ngo ahindukire avuge ngo mwami nuvuga ngo mpanure ndahanura. Niwibeshye ukavuga gato gusa bikagucika uti nubwo Imana idacikwa ngo hanura ndahanura. Kuko tuzi iyo tuvuze Joyce Meyer tuzi ko Imana yamuhaye ubutumwa bwo gukira ibikomere. Reinhard Bonke ubutumwa bwiza bw'umusaraba bunakora ibimenyetso n'ibitangaza. Billy Graham the message of salvation. Iyo twumvise John Maxwell avuga leadership kuva ariho kugeza apfuye, ananditse igitabo ku mwuka wera sinagisoma, ariko ikindi yakwandika kuri leadership ubwo ni ubutumwa yahawe. Yarahindukiye abuhabwa n'Imana, arinza asaza tukinyoterwa, kandi ubwo bubyutse muri leadership yarabuzanye. My question is, twakwemera tugahindukira tukabwira mwami wa musorewe muvandimwe inshuti yanjye, wahindukira ukavuga uti mwami ndihanye, noneho ndaje umutima ngukuye kuri TikTok gato, nibagiweho gato Netflix, ngabanyijeho amasaha, nje kuvuga ngo mwami nubuhe butumwa bwanjye bw'iki kinyejana nahawe buzanyerekanishaho gukora kwawe. Hanyuma wowe uhaguruka uvuga uti ngiye nk'uko Imana ishaka, mpagurutse nk'uko Imana ivuga, kandi jye n'Imana turi majorite, turihagije, tugiye turi majorite. Sinkeneye amafaranga, sinkeneye ibindi, tujyanye n'Imana. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane abadukurikiye. Imana ibaho umugisha. Nta kindi nshaka kongeraho. Turasoreza hanyuma munyemerere dusenge. Uru rubyiruko igenda cyarurimo, ndacyafite imyaka ubwo uradusazisha. Turacyari mu rubyiruko, dusenge aya marira akomeze mu mitima yacu. Ibyago twagira bikomeye muri ubu buzima ni ukutagira aya marira. Kuba hari urubyiruko rurimo rurarizwa n'ibi bintu ni amahirwe, niko nabyita, ni amahirwe. Twazagira ibyago umunsi tudafite abategura nk'ibi. Nkunda kujya mu makonseri, bushize hari yabaye muri Serena, ndiyo ndabwiriza mpamagara bakizwa. Barambwira ngo n'ubwa mbere babonye muri konseri ngo bahamagara bakizwa. Icyo tubirekeraho. Gym tonic. Tubirekeraho. Ariko ububyutse nibuza hazaza konseri zifite intego y'uko hari abakizwa. Kuko njya nibaza amafaranga atangwa mu bintu bisa n'ibyo, ariko nkabona motive behind nta gushaka ukizwa. Nyibaza amafaranga yatanzwe, kenshi nkunda kuyavunja nkayajyana mu mufuka wanjye ngiye Sudani, nkavuga ngo uwampereza ari amafaranga nkajya Sudani, jewe nabonamo 50 cyangwa nkabonamo 100 rikijijwe, ariko hagiye miliyoni 30 zitanu umuntu n'umwe wakijijwe. Nkumva hari gihe bijya biringiye mu mutima. Ariko ububyutse nibuza tukagira Imana mu Rwanda, ububyutse bukaza, ntabwo konseri zizareka kuba. Abantu mu office
bazakora nk'uko Imana ishaka, abari mu mabanki bakore nk'uko Imana ishaka, kuko bafite ububyutse. Abantu muri aho bakorera hatandukanye bazabaho, nkunda kuvuga ibintu byiza biruta ibindi. Kuvuga ubutumwa ni byiza, ariko kuba ubutumwa ni byiza cyane. Abari mu bubyutse bashobora no kutavuga ubutumwa, ariko bakaba ubutumwa. Ahageze mu kazi akaba ubutumwa, kubera abara amafaranga, abana n'abandi muri banki, akaba ubutumwa. Dusenga Imana, tubwire Imana ngo isature ikirere cy'u Rwanda, umwuka wera amanuke, abantu bongere batinye icyaha, abantu bongere bagaruke ku kwihana. Kwihana, uravuga kwihana ubu ngubu bakakubwira ngo hari bambwiye ngo ubwo butumwa urimo uratuzanira n'ubuyobe. Abantu barimo barafata kwihana bakabifata bakabijugunya, kuko ngo kwihana no gusubiza, reka ne kubivuga. Ariko abantu bongere bagira umutima wihana ubasunikira ku Mana. Dusenga Imana isatura iki kirere kugira ngo ububyutse bwongere buze mu Rwanda, abantu bihane, hanyuma bashaka abandi bakizwa. Kadusenga Imana hanyuma tuze gusoza. Pastor FLORI natuyobore mu isengesho. Ko FLORI asenga, biranashoboka ko wakurikiye inyigisho nawe ukaba utarakizwa. Yes. Nukuri reka nkubwize ukuri. Ese nakubwira gute? Nta ukeneye kwizera Kristo Yesu nk'umwami wawe, ukemera ko yagupfiriye, nibyo twita akakubera umucunguzi wawe. Kandi ntago bikomeye, ariko bizagira impact cyangwa se bizagira ingaruka kuri ubu buzima bwa none hano ubuzima buzaza. Ese wakwemera ugakingura umutima wawe ukabwira Yesu Kristo ngo ngwino winjire umbere umwami. Bibiri utekereza nawe, ariko biravuga ngo udafite uwo mwana ngo yarangije gucirwaho iteka, to ile condamné, ni nkaho bamuciriye urwo gupfa. Ngo ariko ufite uwo mwana ngo afite uhoraho. Wakwemera ugaha ubuzima bwawe Kristo? Biroroshye. Biravuga ngo umutima ni w'umuntu yizera iki? Yizera ko Yesu yapfiye ku musaraba kubwe. Rero byizere ko Yesu yagupfiriye, nurangize ubyatuza akanwa kawe. Kubyatura no kuvuga ngo uyu mwanya ndakwemereye, ngwino ntegeke. Si ngombwa ko umuntu yanagutiza n'amagambo, ariko niyo twabikora, cyangwa nuko wizeza mu mutima. Ndagira ngo rwose uyu munsi ufata icyemezo cyo guha ubuzima bwawe Kristo. Nurangiza uzashake itorero ryizera Bibiliya kandi ryizera umwuka wera twahoze tuganira, maze uzabegere ufatanye nabo, uzabona amahoro y'iteka ryose. Imana igumugisha. Pastor, ese wabatuza, wahita umwatuza uwo yifuza kwakira, wamuhaye mahirwe. Reka ngufashe wumve ibyo navuze ni mu mutima wawe. Izere ko Yesu yagupfiriye, ariko kubyizera ntibihagije, bisaba kubyatura. Niyo mpamvu nkubwira reka dusengane nawe. Subiramo ngo mwami Yesu, uyu mwanya nemeye ko wampfiriye kubw'ibyaha byanjye. Ndagusaba ngunyeze kandi unyuhagire. Hinguye umutima wanjye, ngwino winjiremo, unyobore, umbere umwami kandi umbere umukiza. Kuva uyu munsi ndakijijwe, mbyatuje akanwa kanjye. Umpa imbaraga, sinzongere kuneshwa n'ibishuko byose. Ufata ukuboko, ndakwemereye mu izina rya Yesu. Amen. Imana igumugisha. Niba ubikoze bivuye ku mutima, uyu munsi urakijijwe. Imana ikugirire neza. Bavanze Imana ibaha umugisha cyane, we wakiriye Yesu umwami n'umukiza, ndetse n'abadukurikiye. N'umwanya munyemerere use nkwegera intebe y'Imana, nibigushobokeraho uruce bugufi twegera intebe y'ubuntu. Data mu izina rya Yesu, tuzi neza yuko ibyo tuvugiye hano ari ubushake bwawe. Tuzi neza yuko umutima wawe nuko bose bakizwa bakava mu byaha. Mwamurifuza yuko isi yose, abantu bose bakwakira nk'umwami n'umukiza. Twegera intebe y'ubuntu mwami, tugusabye ikintu kimwe. Mitima yacu yarasinziriye,
haleluya. imitima yacu izaho ibinure niko ijambo ryawe ritubwira. mwami amatwi arapfa ntitwumva, amaso arapfa ntitwabona, kuko imitima yacu yajeho ibinure. twegereye intebe y'ubuntu bwawe tukubwira mwami, ngwino wongere utuzure kubw'imbaraga zawe. Reanimate us, quicken our souls. wemere utume mwami twongera kumva uko umutima wawe utera. malebre dalal shoka mayo saminon avelbisa zino karakaleko oshambike. mwami mu bumwe bwo kwizera tuje tugusaba ububyutse. turakwibutsa mwami yuko ijambo ryawe ritubwira ngo urubanza ruzabanziriza ruzatangira mu nzu yawe, ariko tukuje imbere n'ubundi kuko urubanza ruzatangirira mu nzu yawe. turagusabye ngo n'ububyutse buze butangirire mu nzu yawe mwami. uze ubyutse abashumba, uze ubyutse abakirisitu, uze ubyutse abanyamasengesho mwami. ijambo ryawe riratubwira ngo twabaye nk'imbwa z'ibiragi, uduhe kongera gukanguka tumere mwami nka Ezekiyeli, amaso yacu ahinduke amariba y'amarira kugira ngo turirire ubwoko bwacu burimbuka. rambura ikiganza cyawe mwami, amaso yacu yongere kureba hirya, yongere kureba ku batarakwakira mwami n'umukiza. udusukemo inyota, inzara n'inyota byo gukora ibyo gukiranuka mwami. mitima yacu yongere kureba iby'iwawe mwami, ihugukire ijuru kubw'imbaraga zawe. tugusabye ububyutse mwami. turifuza ngo umuriri, wa muriri wamanutse ku munsi wa Pentekote, wa muriri wagiye ikusi n'ikasikazi, iburasirazuba n'iburengera bwarwo, ukazana amagufa yumye. wa muriri wamanutse mwami ukazana abikurene, ukazana abipamfiliya, ukazana amoko yose agateranira kumva ubutumwa bwiza imbere ya Petero utarigeze kwiga. turasenga ngo uwo muriri, wa muriri wigeze kuzana inturumbutsi uzivanye ku nyanja ukagaburira Abisiraheli, turasabye ngo uwo muriri, wa muriri abari umanuka mu gihugu cyacu, abari umanuka mu gihugu cyacu, abari umanuka mu gihugu cyacu. buri wese mwami mu rurimi rwe, buri wese mwami mu rurimi rw'abacuruzi, mu rurimi rwa ONG, mu rurimi rw'amatorero, mu rurimi rw'abayobozi mwami, mu rurimi rwa politiki, buri wese yumva ijwi ry'umwuka wawe wera kubw'imbaraga z'ububyutse. izina rya Yesu, reka ururimi rwa buri wese rwumva ijwi ry'Imana, rwumva ijwi ry'Imana muri ibi bihe turiho turacamo mwami. rwumva ijwi ry'Imana muri iyi minsi, rwumva ijwi ry'Imana, rwumva ijwi ry'Imana. kuza vuba mwami, kuza vuba. turagushimiye mwami. ubu tugisenga turasenga ngo uhagurutse abasore b'imigenda, babandi wavuze mu gitabo cya Yoweri, bameze nk'ingabo nyinshi zigendera umujyi umwe, ngo aho ziciye zigasira ibanga, umuriro ugakubura aho baciye. wa muriro mwami ndasenga ngo abari bukoresha ubasukemo ijwi ryawe, bahanure berekwe n'ababwirijwe nawe. hagurutse abasore ubu tugisenga, hagurutse abasaza barote kubw'imbaraga zawe, hagurutse abasore bahanure babwirijwe nawe. hagurutse mwami. kandi mwami natwe abari muri studio, ubwo ugenderera abandi natwe ntudusige. turiteguye, amaboko yacu arazamuye, turavuze ngo dukoreshe iby'ubutwari mu gihe cyacu mwami, kugira ngo natwe hazaba umunsi tuzavuga ngo nuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashakaga mu gihe cye azasinzira. uturinde gukenyuka tudakoze ibyo washakaga mu gihe cyacu mwami. mwami uzaduhe kuva muri iyi si tumeze nk'ibishishwa bimaze gukamuka mu mutobe wose mwami. iri ni ryo sengesho dusenze. uzaturinde gukenyuka, amaso yacu ye kureba ibipfuye. ubu tugisenga buri wese turi kumwe mwami, amaso yacu ye kureba ibipfuye, ahubwo amaso yacu areba ibyo dushakaho. turagushimiye mwami. urakoze kuri uyu muteguro mwami, urakoze kuri uyu muteguro wa New Generation for Revival, urakoze kubw'uyu muteguro mwami. ndasenga mwami ngo ubahe umugisha rwose, ubagurira imbaga, ukuboko kwawe kubabeho,
barinde ibyago bye kubababaza. Mwami urushirizeho kubakoresha for such things Lord, bizana ububyutse mwami, bitari shallow, bitanyerera, bitagize icyo bimaze, bitagira umumaro mwami wo kunesha kamere. Ubakoresha iby'ubutwari, umwuka wawe ubabeho kandi cyane. Ndagushimiye mwami, tugushimiye yuko wumvise gusenga, tugushimiye ko wumvise gusenga kandi ibyo dusabye tubihawe. Niyo mpamvu tubyatuye, tubiremye kandi tubyisi bibaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen and amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Thank you.